Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Bunani Happy TV, nizere ko mukomeje kugira umugoroba mwiza. Eid Mubarak ku bayisilamu bose ndetse n'abanyarwanda mwese, nizere ko abayisilamu mwagize umunsi mwiza. Nizere ko mwagize ibihe byiza cyane. Nahoze mbona uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium abayisilamu bose bari baje kwizihiza uyu munsi kwisengesho ryabereye kuri Kigali Pele Stadium, ryitabiriwe n'amazina akomeye y'abayisilamu ndetse n'abandi bemera cyangwa se bafite imyemerere y'idini rya Islam. Bose bari bateraniye hariya kuri Kigali Pele Stadium bizihiza uyu munsi, bambaye neza cyane, bambaye amakanzu meza cyane kabisa. Ubona ko byari ibintu byiza cyane. Ndaje rero ndagarutse ngira ngo mbahe update uyu mugoroba. Ngiye guhera kuri breaking news cyangwa se inkuru isohotse muri kano kanya. Ni inkuru iturutse mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero imaze gutangaza ko yatandukanye n'uwari umutoza wayo Bruno Ferry. Uyu Bruno Ferry rero, umutoza w'umufaransa wari umaze amezi agera kuri 3 muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko yaje muri Rayon Sport mu kwezi kwa 12 ku itariki 19 aza asimbura umutoza Lutfi Afahamia, nawe wari umaze gusezererwa nyuma yuko Rayon Sport yabonaga nta musaruro cyangwa se umusaruro atanga ari umusaruro nkene udashobora kubageza ku ntego Rayon Sport itangira na shampiyona nk'ibisanzwe yo gutwara igikombe cya shampiyona. Birangira rero bashyizeho uyu Bruno Ferry, bamuha amasezerano y'amezi 6. Uyu Bruno Ferry rero mu mezi 6 yari yasinye atojemo amezi 3 gusa. Mu kanya gashize ku isaha ya 2:58 nibwo ikipe ya Rayon Sport babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo, batangaje ko bamaze gutandukana n'umutoza Bruno Ferry kubwumvikane bagiranye ibiganiro birumvikana hagati y'umutoza Bruno Ferry ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma birangira bemeranyijwe gutandukana mu bwumvikane. Bityo rero ubu tuvugana Bruno Ferry ntabwo akiri umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Bivuga ko batandukanye kubera umusaruro mubi cyangwa se umusaruro nkene, dore ko uyu mugabo kuva yaza atoje Rayon Sport imikino 17 ya shampiyona, atsindamo imikino 6 gusa, hanyuma nganya imikino 8, atsindwamo imikino 3. Bityo rero akaba asize Rayon Sport ku mwanya wa 5 n'amanota 39 ku rutonde rwa shampiyona. Ndetse kimwe mu byiza abantu cyangwa se abariyo bakwishimira nuko asize ayifashije kugera muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro. Nyuma yaho ku munsi w'ejo basezereye ikipe ya Paris Football Club kuri penalty, nyuma yuko amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Ariko ibingibi ntabwo bitumye umutoza Bruno Ferry adasezererwa. Amakuru ahari rero nuko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ngo butishimiye uburyo bw'imitoreze bw'uyu mutoza Bruno Ferry. Yemwe ngo uburyo yagendaga aha abakinnyi umwanya cyangwa se uburyo yagendaga akinisha abakinnyi, bavuga ko yagendaga aha umwanya abakinnyi we yizaniye, bityo abakinnyi yahasanze ntabaha agaciro, ndetse ariko bikarangira bidatanze n'umusaruro. Ubuyobozi ndetse ngo bukaba bwaramwegereye, hanyuma bumugira inama y'uburyo yahindura ibintu, ubundi ikipe ikongera igakina neza cyangwa se igatanga umusaruro. Ariko Bruno Ferry arabatsembera cyangwa se ababwira ko ari we mutoza, bo ari abayobozi bamureka agakomeza agakora akazi ke. Bityo rero nyuma yo kubona ko batari kumvikana, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwafashe umwanzuro ndakuka wo gutandukana nawe. Bagirana ibiganiro, birumvikana ko yarasigaranye amasezerano y'amezi 3 muri ikipe, ko yari yarahawe amezi 6. Ubwo Rayon Sport hari ibyo igomba kumuha, cyane ko bagomba kumuha amafaranga cyangwa se imishahara ye y'amezi 3 yarasigaye, bityo bagatandukana neza. Bitari ibyo
tukazongera tukabona Rayon Sport yisanze mu nkiko cyangwa se yisanze muri FIFA uyu mutoza yabareze, ariko twizeye ko bitazageraho kubera ko impande zombi zumvikanye, bakaba rero batandukanye. Bruno Ferri ntakiri umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikana ko Rayon Sport iza kugumana abatoza bungirije, birumvikana bayobowe na Lomami Marcel. Uyu nguyu rero ni ugiye gukomeza kuba itoza mu gihe Rayon Sport igishaka ibisubizo cyangwa se igishaka umutoza waza gusimbura uyu nguyu Bruno Ferri. Birumvikana rero Lomami Marcel ndetse nabo bo bafatanyije barimo umutoza Feruzi ndetse na Bakame utoza abanyezamu, nibo bazatoza umukino wo ku cyumweru bazahuramo n'ikipe ya Gasogi ku isaha ya 4. Ni umukino washyizwe kuri stade Amahoro nyuma y'umukino wa Al Hilal izabikina na Berkane muri CAF Champions League. Bivuga ko habayeho ubwumvikane hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo Rayon Sport izajye gukinira hariya, bityo Al Hilal izabone abafana bayishyigikira. Hari ibyo Al Hilal yemereye ikipe ya Rayon Sport, harimo nko kwishyura stade ndetse n'ibindi bagiye baganira mu byo Rayon Sport yabona mu gihe yaba yemeye kujya gukinira hariya kuri stade Amahoro, kugira ngo umurindi w'abafana uzabanze ushyigikira ikipe ya Al Hilal, bityo ibashe kuba yakwitwara neza imbere y'ikipe ya Berkane. Rayon Sport rero kwirukana abatoza ntabwo ari ibintu bishya cyangwa se nta nubwo ari ibintu bijya bitinda, kuko n'uwitwa Lotfi Afahamia ngira ngo murabizi ko yaje ava muri Mukura atangirana nayo saison, ariko ntabwo byaje gutinda ko bamwirukanye mu kwezi kwa 11, nawe bamushinja umusaruro nkene cyangwa se umusaruro mubi, ari nabwo bashyiragaho uyu Bruno Ferri nawe rero wirukanwe muri Rayon Sport cyangwa se wasezerewe ku bwumvikane bw'impande zombi. Gusa benshi bakibaza batese muri Rayon Sport ubundi ni ikibazo cy'umutoza cyangwa se ni ikindi kibazo, kubera ko ni kenshi agiye yirukana abatoza ariko n'ubundi nta cyagiye kihinduka cyangwa se rezita ntabwo zigeze zihinduka, ntabwo yigeze itwara igikombe, kuko Rayon Sport imaze igihe kinini idatwara igikombe, dore ko hashize hafi imyaka igera kuri 7 Rayon Sport idakora ku gikombe cya shampiyona. Byumvikana ko rero bikiri ikibazo gikomeye cyane. Bakibaza batese ni ikibazo cy'abakinnyi, ni ikibazo cy'umutoza, ni ikibazo cy'ubuyobozi, ariko ushobora kubirebera muri izo angle zose. Icya mbere nuko Rayon Sport ikwiye kwicara igasuzuma ikibazo nyamukuru ifite, kugira ngo ibe yagaruka mu ruhando rw'amakipe akomeye hano mu Rwanda, ibe yahangana n'ikipe ya APR, ibe yabasha kuba yakongera kugaruka igatwara igikombe cya shampiyona, yemwe ikanongera no kwitwara neza mu marushanwa mpuzamahanga. Gusa no muri iyi sezo ubona ko Rayon Sport abakinnyi cyangwa se karite ku bakinnyi ubona ko ugereranyije n'andi makipe dufite hano, ikipe tuvuga ko ikipe ya Al Hilal niyo kipe kugeza kuri ubu ngubu muri shampiyona ifite abakinnyi beza, ikipe ya El Merreikh ni ikipe ifite abakinnyi beza nayo, ariko kandi ikipe ya APR nayo ni ikipe ifite abakinnyi beza, ndetse nta nubwo wabura kuvuga ko ikipe ya Police FC nayo ifite abakinnyi beza kurusha ikipe ya Rayon Sport. So Rayon Sport rero birasaba ko bicara bakubaka ikipe y'igihe kirambye, bakagura abakinnyi beza, bakakora ubunararibonye, bakazana ubunararibonye mu bigendanye no gukora scouting y'abakinnyi, bakazana abakinnyi kuko bari ku rwego rwo kuba bahangana na APR, ndetse bakaba banafasha Rayon Sport kuba bagera kure. Naho ubundi umutoza niyo wazana umutoza wo ku rwego mpuzamahanga, biragoye ko yaza akafata ikipe ya Rayon Sport akayigeza kure mu gihe igifite ibi bintu by'akavuyo, harimo akavuyo mu bigendanye n'imiyoborere. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze igihe, so birasaba ko rero bashyiraho uburyo bw'imiyoborere buhamye, hanyuma bagashaka abatoza beza, ariko abatoza nabo bakagura abakinnyi beza, ikindi ni ugushaka uburyo bahuza imbaraga, bagashaka amafaranga, kuko umupira ubu ngubu ni amafaranga. Birumvikana byo kugura abakinnyi ni amafaranga, gutegura imikino ni amafaranga. So birasaba rero ubuyobozi bwa Rayon Sport kongera kwisuganya. Rayon Sport iyobowe na Murenzi Abdallah
ndetse na Gakwaya Olivier birabasaba rero muri kino gihe bayifite kwitekerereza uburyo bakora projet y'igihe kirekire, naho ubundi n'undi mutozo uzaza nawe azabura resultat bamwirukane bahore muri iyo cercle vicieux. Ikindi ihora wirukana umutoza n'abakinnyi bahora bahindagurika biragoye ko ushobora kuba wabona resultat. Ngibyo rero ibyo twari tubabwiye ubwo ngubwo ku ikipe ya Rayon Sport. Turaza gutegereza igihe cyangwa se undi mutoza baza kuzana uza gusimbura Bruno Ferri bamaze kuba batandukana ku bwumvikane. Mu yandi makuru wenda dushobora kuba twababwira ko shampiyona ikomeje ku munsi wa 24. Ikipe ya APR ifashe umwanya wa mbere nyuma yo gutsinda ikipe y'Amagaju FC igitego 1-0. Igitego cya Jibril Ouattara yatsinze ku munota wa 19. Uyu rutayizamu ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ukomeje kugenda yerekana ko ari umwe mu bakinnyi cyangwa se ari we mukinnyi urusha abandi mu ikipe ya APR Football Club. Akaba yatsindaga igitego cye cya 11 gihesha intsinzi ikipe ya APR. Ihita igira amanota 49, ifata umwanya wa mbere irusha inota rimwe ikipe ya El Merreikh ifite amanota 48, ariko ikaba irusha umukino umwe. Ngibyo ibyo twatubabwiye muri kano kanya. Ibindi mukomeze mudushyigikire kuri Bunani Happy TV, mukore subscribe, mukore like, mukore share, ndetse umuntu ugiye munatubwira ibyo mwifuza ko twakomeza kujya tuganiraho umunsi ku munsi. Naho ubundi turabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.